umuntu w'umuryango ukunda cyane nyoko cyangwa so ukabatanga ukababaha bakabatwara cyangwa mu ukaba bagatwara nyine bakanywa amaraso y'uwo muntu wapfuye. Nuko ngo ubabaha bapfuye yapfuye kabisa. Uzahururu wanjye Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou. Umuntu w'umuryango ukunda cyane nyoko cyangwa so ukabatanga ukababaha bakabatwara cyangwa mu bagatwara nyine bakanywa amaraso y'uwo muntu wapfuye. Nuko ngo ubabaha bapfuye yapfuye kabisa. Twongeye kubasuhuza rero abakurikira Juda TV muri aka kanya ndagira ngo mbongere ko ni Aimable Sibomana. Ni Aimable Sibomana n'ubu turimo muri kumwe, mwibuka gukora subscribe, mwibuka gukora share, comment, mutwandikire kuko muzi yuko iyi ni televiziyo yanyu. Televiziyo izazibazanira byinshi bigenda bifasha societe muri rusange, ari mu kwiyubaka no mu kumenya amakuru no mu kumenya ibibazo bigiye bitandukanye. Muri aka kanya rero baragira ati Juda TV noneho tuzanye agashya mutari mutuye muzi kuko twamaze kubona amakuru twahawe n'ishuti yacu kandi yaduha itwizeye. Niyo mpamvu rero mbabwira yuko uyu munsi tugiye kwibaza ku kintu kiriho navuga ngo kiri kuri top cyangwa kiriho gihitinga muri aka kanya. Abantu benshi bamwe batari bazi bashobora kuba bagendana n'abakora bene ibyo bintu bakaba batabizi cyangwa bicarana cyangwa bagasangira n'abandi nk'abandi bakire bagenzi babo ariko batazi ahantu bakura ubutunzi muri make. Muri aka kanya rero Juda TV dufite amakuru yizewe ko ubutunzi burya twese tuba dufite ntago ngo tubukura hamwe. Yewe rero maze kumva ayo makuru narabaje tse kuki bavuga ko ubutunzi abantu bafite batarabukura ahantu hamwe, kandi tuzi ko utabukuye mu gukora cyangwa mu ababyeyi ari byo bamuraze abagishakisha kugira ngo azatera imbere. Ariko nasanze ko muri iyi minsi ya none ngo haje ubutunzi butanga amabwiriza y'uburyo ugomba kubaho cyangwa amabwiriza kugira ngo winjire no muri batunzi bagenzi bawe nayo bashije kubona amafaranga menshi nk'ayo bawifuza. N'abantu rero dushobora kubita nk'abakonikoni cyangwa abapfumu muri rusange nk'uko mwabyita. Ariko muri ubwo buryo baguha ubwo butunzi, bo baguha ubutunzi hanyuma ngo bakaguha kondisiyo rero ntago ngo barebe igihugu, ntibareba aho ukomoka, ahubwo upfa kuba wubahirije amabwiriza basaba. Twebwe rero tumaje nka Juda TV tumaze kubyumva twibaje ayo mabwiriza basaba ni bwoko ki kugira ngo natwe tube twayobora abajyayo, nimba ari amabwiriza yumvikana cyangwa amabwiriza afite ishingiro. Muri make rero twaje gufata amakuru dusanga ngo iyo baguhaye ubwo butunzi bwabo nuko akeshi bakunda kukwaka nk'icyo bakwita igitambo. Bagomba bakwaka icyo bakwita igitambo kugira ngo ibintu byabo ubikomeze ubifite. Iyo utagitanze ngo ubutunzi buhita bugenda bwose. Sinzi rero kuko nimba ibyo bintu ubwo butunzi bwatumye nka Juda TV tugira gute tuhita twikanze rero
mbwira abadukuye muri aka kanya mwibuka gukora subscribe, share, mujye muri comment mutwandikire kugira ngo mubashe kugezwaho byinshi byiza kandi by'ingirakamaro. Na Juda TV rero ni televiziyo yanyu kandi ya buri munsi. Muri aka kanya rero tukima kumva ibyo bintu nka Juda TV byaduteye ubwoba cyane, kugira ngo twibaze se abo bantu bakora ibyo hato hatagira nk'umwe mu nshuti zacu cyangwa wazahura n'icyo kibazo kugira ngo abashe kuburimenya uburyo yakirinda. Ese koko nimba hari abo twaba tuvuga ururimi rumwe, aba Mozambique n'abandi bari hirya no hino baba bakora ibyo bintu, baba bari muri iryo tsinda, ese twaba tuvahe tukajyahe? Niyo mpamvu rero tugitekereza yuko abo bantu ngo iyo bamaze kuguha ubutunzi, akeshi uwo muntu yatubwiye ngo hari ibibaranga cyangwa ibiranga abantu baba barahawe ubutunzi n'abo bantu, nuko ngo ushobora kuba warubatse inzu nziza y'igitangaza ukayibamo, ariko igihe cyazagera utakubahiriza amabwiriza yabo, iyo nzu ugasanga ngo irahiye, cyangwa bakakubwira ngo wowe ntabwo uzigera ushaka, ugomba kuzaza urarana n'inyamaswa runaka baguhaye, ukayishakira icyumba muri iyo nzu. N'ibintu byinshi umuntu waduhaye ubuhamya abashije kutubwira, yaduhaye ubuhamya, ariko turavuga ati nka Juda TV ntabwo twabyihererana, bidutera ubwoba. Rero baravuga ati noneho ikintu cyatumye Juda TV duhita duhagurutsa amakamera yacu kugira ngo twerekeze kuri uwo waduhaye ubuhamya, kugira ngo nubwo yadusabye yuko tutamwerekana ariko tukabasha kuvuga byinshi yatubwiye ngo muri make n'ingeri nyinshi hari abashoramari iyo banze gutanga amabwiriza, ibintu byabo usanga nk'amangazini agashya, cyangwa ugasanga barahura n'ibibazo bitandukanye, imodoka zigakorera gisidi icyarimwe. Twige bavuze ibintu byinshi. Bakimara kuvuga ibintu byinshi rero twitabaje umuntu umwe, turamuhamagara kuri telefone. Tumaze kumuhamagara kuri telefone kugira ngo tubanze koko tumenye ibyo bintu bibaho, noneho nitumara kumenya yiba binabaho koko muri make tunavuge ati ese Juda TV nuwuhe muburo twabwira abadukurikiye cyangwa bizera iyo bakamana cyangwa bizera ko Imana ari itanga ubutunzi, sibyo? Ari itanga ubutunzi, ari itanga amahirwe, kuko burya hazemo n'ibintu by'ibitambo, biba ari ibintu bikomeye cyane, ibitambo byo tubizi kera kubwa. Niyo mpamvu rero twagize gutya twifashisha umuvandimwe, turamuhamagara. Turaje rero tubanze tumuhamagare tumubaze koko ibyo bintu nawe hari icyo yaba biziho. Ngewe byandenze bakunzi bacu, byandenze ku buryo byabaye ngombwa nanjye ko nitabaza abantu, kuko iyi si yacu ntaho yabivikagira, cyangwa imiryango yacu, society turo twubaka. Twageragereje guhamagara, ndagira ngo tubanze tumuhamagare twumve kuko natwitaba, tumubaze uko bimeze. Hello. Muraho neza? Urahamagarwa na Juda TV. Muri make watangira utwibwira. Okay, ya Juda TV ndayumva. So nitwa Munyarukiko Jean Damascene, bakaba bakunda kunyita Damas. Impamvu rero tuguhamagaye nuko muri aka kanya twakiriye amakuru ko hari abantu ngo bariho bayobotse inzira yo kujya gushakira ubutunzi mu bakonikoni, bakaba babaha ubutunzi, barangiza bakabaha n'amabwiriza bagenderaho. Ibyo bintu umuntu waduhaye amakuru yatubwiye ko nawe ibyo bintu waba ubizi. Hari abantu baba bagana koko, cyangwa yiba twavuga nka banki, yiba ari banki, yiba abantu baguha amafaranga bagatanga na kondisiyo. Hari abantu koko baba babikora cyangwa n'urubwa? Hari abantu baba babikora byo, ntabwo ari urubwa pe, ntabwo ari urubwa kabisa. Gusa baguha amafaranga nabo bakagira ikintu bakwifuza nk'uko nawe ubu bifuza amafaranga. Nawe bagira ikintu bakwifuzaho, kondisiyo ikomeye cyane. Kenshi bakunda gutanga kukubwira ngo
kuguha kondisiyo yo gutanga umuntu wo mu muryango ukunda cyane nyoko cyangwa so ukabatanga ukababaha bakabatwara cyangwa ukaba bagatwara nyine bakanywa amaraso y'uwo muntu wapfuye. ni ukuvuga ngo ubabaha bapfuye yapfuye kabisa. ikindi bakora inaha ni ukuguha ibintu bakakubwira ngo ntukazakore ikintu cyiza baba bashaka nyine kuko uwo mutungo wakuryohera kimwe bakakikubuza. nk'igiki se muri make? nk'iyo uri umusore igihe bakubwira ati nta wundi muntu dushaka muri iyi nzu ntukazazana umugore, bya bintu nk'ibyo ngibyo. ntukazazana umugore. none se kuzi ko mu buzima rusange hari abantu bashobora kujyayo ari nk'umusore akeneye kuzashaka, ntukazazana umugore. none iyo nzu abazayibamo wenyine se? nyine nawe urabyumva, ni kondisiyo. ni kondisiyo bagwa nyine nawe. ikintu abantu benshi bagira so bakagira ngo ntukazagikoreho. impamvu rero nanone twakwitabaje nuko hari umuvandimwe watubwiye ko n'abantu bakora ubucuruzi ngo bajyayo ariko ngo iyo batubahirije iyo kondisiyo ngo amaduka yabo arashya cyangwa amangazini arashya cyangwa amazu agashya. nibyo koko? nibyo pe, nibyo. iyo wishe kondisiyo nawe urabyumva nyine. ibintu birashya ukabibura. nk'uyu munsi waba ufite nka miliyoni nyinshi z'amamedikasha inaha muri Mozambique, then nka nyuma y'ukwezi ugasaba lifuti abantu cyangwa ugatega shapa na shapa wayabuze. turashize abadukurikira Ajuda TV mwibuka gukora subscribe, mukore share, mujye muri comment mutwandikire kugira ngo mubashe kwiyumvira. none mu cyumweru kimwe ukaba ushobora kwaka lifuti kandi abantu bari bazi kuri umushoramari. none se ibyo bintu ariko ibyo bintu bije vuba cyangwa na kera byahozeho? ibyo bintu muri nge ntangiye byumva nk'imyaka 15 ishize. sinzi ko nko muri za 80 byahoze ariko ngo byahozeho. ariko nuko byahinduye inyito. noneho hano muri Mozambique haba hari abantu bakoresha ibyo bintu? muri Mozambique barahari se. muri Mozambique hano barahari cyane hano muri Mozambique hano muri Maputo. none ariko twizere ko iyo nkuru twizere kuko hari abantu wenda batuye hano muri Mozambique bakavukire, nta banyamahanga wenda barimo. abanyamahanga se ubwo bashobora ayo mabwiriza? n'abanyamahanga barimo babakire kabisa. none se abanyamahanga barimo bagendera kuri ibyo bintu. nabo barimo cyane ariko abenshi ni abanyagihugu. abenshi ni abanyagihugu. wenda wasanga abanyamahanga bo bajyayo ariko abanyagihugu wenda baba babajyanyeyo. none jya murihangana rero murihangana umuvandimwe wacu araducitse ariko ngira ngo mwiyumviye. abakurikira Ajuda TV ngira ngo mwiyumviye ko noneho Ajuda TV nibwo ikiryoha. mwibuke gukora share, mujye muri comment mutwandikire mutubaze neza ibyo bintu tugiye kubiva umuzino tuzabashe gukurikirana ibyo bintu koko uko bimeze. nkuko rero mwabyumviye uwo muntu atubwiye ko ibyo bintu bibaho.
nagira ngo mbwire yuko abasenga cyangwa bizera mugomba kuba maso, kuko ibyo bintu nanjye byanteye ubwoba rero birasaba ko mwitonda kandi mukihangana, kuko nkeka yuko nabo bavuga ngo abanyamahanga babijyamo batangiye kubijyamo vuba, ariko ari ikibazo cy'ubushomeri cyangwa ikibazo cyo kuba twabura amafaranga. Ariko aho kugira ngo ufate ikintu ufite amabwiriza wakwemera ugashakisha, igihe Imana ikigutije amaboko ukabasha kubaho. Nkeka ruko rero abantu muri iyi minsi ya none biragoye kuza gutandukanya yuko abo bantu ubwo butunzi babukuye aho hantu mwiyumviye, kuba baba bakuze ugenda mu modoka, ufite amamodoka 10, ufite amangazini, ufite ibintu byose, ariko umunsi umwe bakazakubona wateze rifuti. Ngira ngo muri ubwo butunzi ko ntago bukomoka ku Mana. Abakurikirira Juda TV karagaciyemo tubabwira ngo mwihangane mube hafi ya televiziyo yanyu, tugiye gukurikirana kino kibazo ubundi tubagezeho rwose, kuko ngiyewe ndumva iyo nkuru irashyushye. Kandi nimba ufite ubutunzi bakaguha amabwiriza, ariko muri aka kanya nyimara ku uramuvandimwe go nuko yarari kure, ntago twabashe kuvuga kurangiza ngo twanzure anatubwire byinshi, nuko hari umuntu twandikiye nawe muri message atwandikira ururimi rwacu tuvuga, aratubwiye ngo ese ko mwirengagije ko bashobora no kuvuga ko utazatunga umugore umwe, kandi ushobora kuzatunga abagore 10 batandukanye, kandi bose ukabubakira amazu. Ariko ndakeka yuko ibyo ngibyo nta kibazo, ukabubakira amazu. Ikindi yarengejeho ni iki, kandi aho hagati aho ukazaba hano umwana wawe ukunda cyane. Urumva uyu nguyu we ni message yanditse avuga ngo ukazaba hano umwana wawe ukunda cyane, bakaguteza gushaka abagore benshi, ntihazagire na hamwe, ntuzagire umuryango uvuga ngo wicaranye n'umuryango muriho muraganira. Okay. Arakoze cyane rero nawe umuvandimwe, urumva nawe iki kiganiro dukoze kise kimwibutsa byinshi, nawe abasha kutwandikira ino message. Abashe kutwandikira ino message ngira ngo mbabwire ngo abantu mwese mudukurikiye, umva ni mube maso kuko iyi si yatangiye kuduha icyo bita amasomo rero tugomba kwiga, nayo kuguma uko turi, cyangwa tugahitamo kujya guhabwa amabwiriza tukazabona n'ibyo Imana yatwihereye. Nakagaruka rero na Juda TV, mwibuka gukora subscribe, mukoreshe ya mujye muri comment mutwandikire mbabwira ngo ni Aimable Sibomana. Biragoye rero kuko umva ni ibintu bikomeye, nge iyi nkuru twayizeho dusanga irakomeye. Hari undi noneho watubwiye ese kuki, ati muwe muretse gusoza tubabwire ese kuki mutavuze ko hari no babwira korora kuba mu nzira imikiyoka kinini, kandi icyo cyumba ntihazajye umuntu ukinjiramo. Urumva ko abantu badukurikiye rwose bari bafite ibintu byinshi. Nukuri tuzayigerageza kubageraho mwese, mujye muduha ibitekerezo. Urumva ikiyoka kinini akabana nacyo, iyo nzu we nacyo wenyine, kandi icyo cyumba ntihazajye umuntu ugikingura. Birakaze rero, birakaze. Juda TV mugomba kugezwaho byinshi kandi bikomeye. Nabona ko twatangiye gukora byinshi mukunze rwose abakozi bacu. Nakagaruka rero na Juda TV, ni mwirinde kandi murinde n'ibyanyu, kandi musenge kuko tugeze mu gihe gikomeye cyane. Umva tugeze mu gihe gikomeye, kandi hahandi intwari zishobora kuzarangira hagasigara ari uko urugamba rw'intwarane. Ciao rero, nakagaruka na Juda TV. Uzahururu wanjye
Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou.